Umuhanda w'ibirometero bitatu, sitasiyo ya polisi ndetse na sale izajya ifashishwa n'ikigo cy'amashuri mu gihe abanyeshuri bari kurya, ndetse ikaba yanakorerwamo ibirori binyuranye n'ibyo abaturage bo mu murenge wa Kinyinya biyubakiye ubwabo nta yindi nkunga iturutse hanze. Ibi ngo bakaba barabikoze mu rwego rwo kuzamura umurenge wabo, aho bakoze umuhanda uzabahuza n'indi mirenge wari umaze igihe udakoreshwa, ndetse bakiyubakira na sale bashobora kuzajya bakoresha igihe habaye ubukwe cyangwa ibindi birori, dore ko muri ako gace nta ririmo, ndetse n'iyi sitasiyo ya polisi ngo izajya ibafasha kwirindira umutekano. None ibi byakozwe n'aba baturage byatwaye amafaranga angana iki? Kuri sitasiyo ya polisi yatwaye miliyoni 25 n'utundi dukeya, 60,000. Umuhanda watwaye miliyoni 12. Ikiraro ko kiri ukwacyo cyatwaye miliyoni 5 zirengaho gato. Noneho sale ariyo refectoire ya Kagugu yatwaye miliyoni 28 zirengaho gato. Yose hamwe iyo yashyize hamwe usanga ari miliyoni 100 zirengaho, nka 115 gutyo. Ibyo nibyo abaturage bakoze rero. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere bavuga ko ubundi abaturage ari umutungo w'igihugu, kandi bategereje ko byose ari leta ibikora, iterambere ryadindira. Dutegereje ko ibintu byose bizakorwa na leta, iterambere ryatinda kugerwaho. Urabona rero nk'ubu abanyakinyinya kwiyubakira sitasiyo ya polisi mu rwego rwo kwirindira umutekano, bakiyubakira ibiraro, bakiyubakira umuhanda, ndetse bakanafasha mu burezi kubaka iriya sale twabonye ifasha abanyeshuri mu bikorwa bitandukanye by'ubuzima bwabo, ndetse na kominote ikagira aho ikorera ibirori bitandukanye. Ibyo birasubiza vision y'iki gihugu ko Abanyarwanda ari umutungo ukomeye cyane, ko iyo bishyize hamwe bakora ibitakabaye bikorwa muri icyo gihe. Uyu muhanda w'ibirometero bitatu wakozwe n'aba baturage bagiye gushyiramo laterite, bakaba barindiriye mu kwezi kwa 7 kugira ngo imvura igabanuke maze babashe gushyiramo iyo laterite.